ndarushye, ndananiwe, inzara, inyota, ubuzima bwanjye ni ibibazo gusa. Iyo ikizuba cyavuye agahanga ni ukumeneka, imvura nayo yari indimutse singiraho n'ikinga, ni ukunyagira ikanshiriraho. Bana we, mbega ubuzima nsigaye nibaza n'icyo mbereyeho. ariko se nyine ko nkiriho, ko ngihumeka. Ndashaka kumva icyo Uhoraho Imana avuze, apana avuga byaba bibaye muri rusange, avuze now, maintenant. Icyo Uhoraho Imana yambwiye, Zaburi ya 85 cyangwa 84 umurongo wa 9. Aravuga iki rero? Aravuga amahoro y'umuryango we n'abayoboke be babaye benshi. Si njyewe gusa, si wowe gusa, ahubwo nk'uko Yesu yabwiye Petero, Imana irashaka ko nkomera ngo nanjye nkomeze abandi. Gende mbwire bose ko Imana ari Imana, ko ari umutegetsi, ko ari umugenga wa byose. Atupfa gusa iki? Upfa gusa gukomera mu Mana nyine, ukayikomeraho. Iyo umuntu afite Imana aba ariho, niyo byakomera cyangwa se byagiye byoroha. Naho twagira ibintu cyangwa se abantu ariko tudafite Imana, ubwo si ubuzima. Ibyo byose byaba umugisha, ariko icyambere ni ukugira Imana, ni ukuba mu Mana. Nawe rero wari wihebye, wacitse intege, uyu munsi ukaba wumvise iryo jambo ko Imana ihari, ongera wigire mu buzima, nirigukomeze, nirigutera imbaraga iryo jambo. Amosi 9:11, Uhoraho nanone ati, nzegura inzu ya Dawudi yari igiye kugwa cyangwa yaraguye. Iryo zina rya Dawudi ushyireho iryawe. Imana irashaka kukwegura, Imana irashaka kunyegura. Arongera ati, nzayihagarika. Ikinyarwanda cyiza cyane, kugira impagarike n'ubugingo. Iyo umuntu arwaye, yari yaheze ku gitanda, Imana akiri mutoya, atangiye guhagarara no kugenda aba yagiye. Imana iragira ngo impagarike, impe n'ubugingo. Imana ari nziza. Imana iti, ngiye kongera mbigire nka kera, maze wongere wishime. Iyo umuntu afite amateka aheraho, biramufasha kubyumva vuba vuba. Ariko niba ari nta nayo, niyo mpamvu nyine ari Imana. Iraharema, irayarema, irabirema kandi ikabikomeza, ikabibeshaho, ikazanabibeshaho iteka ryose. Ibyo mbihamya nashidikanya, birenze 100%, 1000 cyangwa miliyoni cyangwa imibare itabarika ku ijana. Imana ni Imana. Yesu ati, Matayo 9:15, byose bibaye 9:9. Matayo 9, Amosi 9, Matayo 9:15. Yesu ati, ntago abantu bagomba kwiheba, ntago abakwe bagomba kugira ishavu umukwe agihari. Niba dufite Imana, kuki nyine twabaho gutyo mu ishavu n'agahinda kakaduherana? Tugomba kubaho nk'abazi Imana, nk'abari mu Mana. Mu gihe Imana izaba idahari, bizatugora. Ariko mu gihe Imana ihari, nidukomere. Ariko ikibazo, umurongo wa 16 haranditse ngo, ikiremo gishya kizaca umwenda ushaje. None ubwo Yesu najya mu byacu ko birashwanyagurika? Oya, ikibazo si icyo. Wenda tubivuze ngo tubirambure byaba birebire, ariko reka tubifate mu magambo makeya. Icyo nashidikanye ni uko igishaje atari Yesu. Yesu ahora ari mushya, mu byabyo, mutongoro, afite imbaraga. Ahubwo igishaje cyaba ari twebwe, cyangwa se uburyo dusanga Imana. Ahubwo se tuvugurure kwa kundi tugenda twiheba, tugarure wa mubano wacu twari dufitanye n'Imana, twongere twinjiremo agafu, twongere dufate kuri Yesu. Mbumbuye akantu, niri kubera ibanga. Yesu ati, ntago abakwe bagomba kwiheba umukwe ahari cyangwa ngo bagire ishavu.
ikibazo ni icyo ngicyo. Dore ibanga ni iryo: ntabwo ugomba kwemera ko Imana igucika, ntabwo ugomba kwemera kujya kure ya Yezu. Mufate, umukomeze, maze ya migozi yari ishaje cyangwa bya bindi byari biri gusaza n'ibihe, ni bwa buryo twasangaga Imana ducika intege. Ongera wishakemo akagufu, maze urebe ngo Imana irakora ibintu. Usenge ibihari byiza, usingiza Imana. Nibinakomera usenge, nibinakunanira gusenga hatiriza usenge, wongere wihangane gatoya, maze muri icyo gihe gitoya Imana irabikora. Imana ifite buri gihe umugambi mwiza, ishaka gukora ibyiza mu buzima bwacu naho byaca hakomeye. Zirikana rero kuri iryo jambo ko mu gihe Imana ihari, irahari nyine, kandi n'Imana si umuntu. Hari ikintu mpamya na none ntashidikanya mu bintu bijyanye no gushobora, mu bintu bijyanye no kurangiza ibintu neza, ububasha, Imana number one. Ntabwo ari ibintu ujya gushakisha, ni ukurebaho gusa. Abantu tujya tugorwa n'igihe, haba habura iminota mikeya tukabatapu n'ubundi byarangiye. Hoya, ku Mana zibura ibiri irabirangiza, abantu bagatangara. Wowe rero shaka utundi tugufu, ariko ntitunabe na dukeya. Ongera ufate kuri Yezu. Imana irashaka kubikora, Imana irashaka gukora ibitangaza mu buzima bwacu. Kandi icyo dusabwa ni kimwe, ni ukuguma mu Mana, ni ukuyifataho tukayikomeza. Yezu yigize umuntu kugira ngo tutazabura aho dufata ngo dufate mu kirere. Fata kuri Yezu, mwizirikeho, maze urebe ngo Imana irakora ibintu. Vuga ngo Yezu, sinzakurekura. Yezu